Yes, akomeze kubwe neza kandi nizere ko umeze neza ibintu byawe ari uburyohe. Hanyuma iyi ni Birashoboka TV Rwanda n'uburyohe ni vibe, aho tubagezaho amakuru avugwa mu byamamare bigiye bitandukanye hirya no hino mu Rwanda ndetse no hanze yaho kabisa. Ibyamamare bikina sinema, ibyamamare, abadanseri ndetse n'abandi bagiye batandukanye, abahanzi ni wareba n'abantu tugenda tuvugaho ndetse bigenda bitandukanye. Umuhanzi Bwiza yatunguwe n'ibyo M23 yakoze hariya Igoma, uburyo M23 agiye ihindura Igoma kabisa. Yavuze ko ari ibintu bimeze neza. Ibyo nibyo tugiye kugenda tugarukaho mu kanya gato. Yakomeza wowe dukurikirane, ukanda subscribe, like, share ndetse na comment, nkubwira ukuntu bimeze neza cyangwa se uburyo bihagaze kuri Bwiza kabisa. Wabonye ibintu byarabaye ibindi ibintu ni vibe. Ndaje nkubwira ukuntu ibintu tugiye kugenda tubicangacanga, amakuru ameza kandi amakuru agezweho kabisa. Hanyuma nge ndi Eros hano kuri Birashoboka TV Rwanda, dukomeze tubane mu kanya gato. Ndaje ngutemo ukuntu amakuru bihagaze kuri Bwiza. Yego, nanone nkomeje kuguha ikaze kabisa. Iyi ni Birashoboka TV Rwanda, nakomeje kukubwira ngo ngeri Eros, umuhanzi w'umunyarwandakazi Bwiza Emerance. Uyu nguyu ni umuhanzi uri kubikora bigacika ndetse watwaye n'ibihembo bigiye bitandukanye. Wakoreye igitaramo hanze mu Bubiligi kabisa, Brussels hariya. Ni igitaramo cyari kimeze neza, ni igitaramo cyari kiryoshye. Uyu muhanzi ni umwe mu bantu twemera cyane kabisa, uri mu bahanzi kabisa bakunzwe cyane muri iki gihe kabisa. Arakunzwe kandi akunzwe mu Rwanda ndetse no hanze kabisa. Yagaragaje ko yatunguwe n'umutekano n'isuku yasanze mu mujyi wa Goma, umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubu ugenzurwa n'umutwe wa M23 cyangwa se AFC. Mu butumwa yasangije abakunzi be cyangwa se abantu bamwemera byatari ba hafi nkatwe turimo twese, abinyujije ku rubuga rwe cyangwa se ku mbuga ze zigiye zitandukanye, ku mbuga kabisa zigiye zitandukanye. Bwiza yavuze ko yagezeyo nyuma yo kuva i Rubavu. Yaravuye i Rubavu aho abantu bari kumwe bamubwiraga uburyo Goma cyangwa se hariya Igoma bihagaze, cyangwa se uburyo hagaragara neza, uburyo agaragara cyangwa se yahatembera. Ni umujyi mwiza. Mu mashusho yasohoye agaragara atembera mu mujyi, yerekanye isuku n'ituze byihariye hariya mu mujyi wa Goma. Yagize ati, icyantunguye ni uko nasanze ari ahantu hatekanye kandi hari isuku nyinshi. Yakomeje avuga ko mbere yumvaga ko bavuga ko Igoma huzuye ubujura n'umwanda, ariko yasanze yarahindutse mu buryo bugaragara kabisa. Abatuye Goma nabo bavuga ko kuva AFC M23 yafata uyu mujyi ubuzima bwahindutse, abaturage bakaba babasha gukora imirimo yabo mu mutekano, ndetse hakaba cyangwa se hariyongeyemo n'abahasukura cyangwa se n'abahasura. Hagenda hasurwa n'abantu benshi baturutse impande zitandukanye kubera ukuntu Goma isa neza kandi imeze neza, bitandukanye n'ukuntu mbere ingabo za RDC arizo zihayoboye cyangwa se RDC ari yihayoboye. Ntago wabonaga ko umujyi usa neza cyangwa se ari umujyi koko, wabonaga hari umwanda mwinshi cyangwa se hadasa neza. Ibi Bwiza yabitangaje mu gihe hakomeje kwitabazwa cyangwa se kwibazwa ku ruhare rw'imitwe yitwaje intwaro mu guhindura isura y'uturere two mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nibyo ngibyo Bwiza yagiye agarukaho avuga ukuntu hariya Goma hasa neza kandi hameze neza aho hafatiwe na AFC. Ndakubwira ngo ndi Eros hano kuri Birashoboka TV Rwanda, kandi subscribe wowe utarayikanda kugira ngo dukomeze tubane. Wibuke no gukanda ku nzogera kugira ngo update zose tukugezaho hano kuri Birashoboka TV Rwanda. Amakuru y'ibyamamare tugende tuyakugezaho 5 kwa 5. Hanyuma wibuke no gukanda like niba wakunze ibintu byacu. Jya bitwereka, ariko utwereke ko wakunze ibintu byacu, twereke ko kabisa tukugezaho ibintu bimeze neza. Sharing inshuti zawe nazo zimenya aho uzakura amakuru y'ibyamamare, amakuru agezweho, amakuru ameze neza kabisa, amakuru anonosoye. Urumva nabo bagende babona ibintu bimeze neza. Hanyuma comment zo nizibure cyane ko ntago wabura icyo uvuga hano, bitewe nuko
twagiye tubona ubuyobozi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bushinja u Rwanda ko ari rwo rwishe inyuma ya M23. wowe ubyumva ute cyangwa se ubibona ute? Ibi ngibi u Rwanda ntabwo rwahwemye kugenda ruvuga ko ibi ngibi rutabiri inyuma, ahubwo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubuyobozi bwayo bunanirwa ibyo bwabwiye abaturage cyangwa se bwasezeranyije abaturage, bukitwaza Repubulika, bukitwaza igihugu cy'u Rwanda. Mubwire ngo ciao ciao, turi kumwe ndi Eros, iyi ni Birashoboka TV Rwanda.